Hello again, mumeze mute aho muri hose mu bice bitandukanye. Tubahaye ikaze mwese kuri Mpukire TV, ni Mr Sam nk'ibisanzwe. Nk'abakunzi ba Mpukire TV twarebye tubona mugomba kumenya utu tuntu tubiri. Ni video ebyiri twakoreye rimwe zivuga ku bihingwa ngengabukungu ndetse n'ibihingwa ngandurarugo, cash crops and food crops. Nk'abantu bakurikira ibiganiro bya Mpukire TV mushaka kwiteza imbere mu bijyanye n'ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ikoranabuhanga, mugomba kumenya utu tuntu kwari tubiri, cash crops and food crops, kugira ngo nujya gukora business zijyanye n'ubuhinzi uzakore ku bihingwa uzi neza, uzi inyungu uzakuramo, kandi uzi neza niba ari ibihingwa ngengabukungu cyangwa se niba ari ibihingwa ngandurarugo, bitewe n'intego ufite uzahitamo ukurikije ukuntu byifashe. Tuguhaye ikaze kuri Mpukire TV rero, kurikira video, kandi dushimiye cyane cyane abakoze subscribe, kuko ni abantu beza cyane bagaragaza ko bashaka gutera imbere ndetse natwe bakaduteza imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nawe niba uri mushya wakora subscribe kugira ngo ubashe kwiteza imbere mu mavideo menshi tugenda dushyiraho. Bagiye kuri cash crops. Cash crops ni ibihingwa ngengabukungu. Ibihingwa ngengabukungu, cash crops. Turaza kubabwira mu bihingwa ngengabukungu habonekamo icyayi, tea, ikawa, coffee, ipamba, cotton, ibireti, petroleum, ibisheke, sugar cane, coconut and sunflower, ibihwagari. Ibyo ni bimwe mu bihingwa ngengabukungu twarebye tubona dukwiriye kubasangiza. Ubifiteho amatsiko menshi y'ukuntu bihingwa wabisanga kuri Mpukire TV mu kiganiro twise igihingwa cy'umunsi, tugenda tubishyiraho umunsi ku wundi. Twagiye kuri cash crops. Cash crops. Definition of cash crops. Cash crops the crops grown by the farmer in order to sell in the market are called cash crops. Nuko ngo ni ibihingwa bahinga bakurikije ukuntu bazabigurisha ku masoko. Intego yabyo ni ukubihinga ushaka kubijyana ku masoko. Cash crops. Cash crops are considered easy marketable. Ibi ni ibihingwa bigurika cyane ku buryo iyo bihinze uba witeguye kuzabonamo amafaranga. Ni cash crops nyine, ni iby'amafaranga. Cash crops are for direct selling purpose. It made difference from food crops. Ibi ngibi byo ni ibyo kugurisha, intego yabyo ni ibyo ntuguhita ubigurisha. Nibyo bita cash crops, bihingwa ngengabukungu. Muragenda mubibona neza. Harimo ibireti, petroleum, byose ukuntu bihingwa tugenda tubigarukaho cyane kuri Mpukire TV mu kiganiro twise igihingwa cy'umunsi. Genda ukore subscribe kugira ngo ujye ubibona cyane buri uko tubisizeho. Kandi ni ibihingwa koko ngengabukungu, nawe byazamura ubukungu bwawe. Ndetse hari n'ibindi twakozeho ku bihingwa ngandurarugo, nabyo ni byiza kuko nabyo bizamura imibereho y'abaturage cyane cyane. Ibyo nibyo bita ibihingwa ngandurarugo. Ngaha turabonamo ibihwagari, turabonamo icyayi, ukuntu byose bihingwa tugenda tubigarukaho. Tugasangamo ipamba ya cotton, naryo rirakoreshwa cyane ahantu henshi mu mavuriro mu kwita ku buzima bw'amatungo. Byose tugenda tubigarukaho kuri Mpukire TV. Genda ukore subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nuko ngo ipamba, cotton, is important cash crop.
climate need a warm and dry climate, grow in the black soil. Ryera ipamba ryera mu butaka bw'umukara, ikindi rikaba ryera mu kirere kiri warm, kidashyushye cyane kandi kidakonje cyane. Ni ukuvuga ngo warm ntabwo ari cool, ni hagati ya cool ndetse na hot. Nta magambo atatu, hari cool, warm and hot. Ni ukuvuga ngo warm iri hagati ya cool na hot. Nta magambo akoreshwa cyane cyane mu buhinzi bitewe n'amakirima, ngira ngo byose tugenda tubigarukaho. Uwe niba ushaka gutera imbere, genda ukore subscribe iyo tubana buri munsi. Hanyuma cash crops, ahangaha bongera kutubwira ko cash crops are crops grown with intention of generating money for instance tea, coffee, cocoa, wheat, cotton are common cash crops. Most cash crops can either be consumed directly or processed into other final product. Nkuko twagiye tubigarukaho, ngira ngo ibintu birumvikana neza. Niba ushaka kwiteza imbere mu bihingwa, ugomba kumenya niba ari cash crops, niba ari food crops, bitewe n'aho uri. Hari n'ibindi biganiro byinshi dushyiraho bivuga ku buryo ugomba kwitegura mu gihe ugiye gukora business, nabyo byagufasha gusobanukirwa neza mu guhitamo neza niba ugiye gushora amafaranga yawe mu buhinzi. There is enough generating income. Agriculture household cash crops not only offer employment opportunity in the community but also help farmer in generating of capital. Muri bya biganiro byacu nkuko tugenda tubabwira ukuntu udakwiriye kubura igishoro niba ushaka gutera imbere. Ahangaha barakubwira ko cash crops igufasha kubona igishoro niba ugiye kubihinga. Kubura igishoro ntabwo ari byo, n'iyi ni inzira imwe ushobora kubonamo igishoro uramutse ushoye mu buhinzi. Cash crops dusangamo ibisheke. Ibisheke nabyo ni ibihingwa byiza cyane, nabyo bizamura ababikora kuko bigira amafaranga menshi. Ushaka kubimenyaho byinshi, kora subscribe, ujye ukurikira ibiganiro dushyiraho cyitwa igihingwa cy'umunsi. Byose tugenda tubinyuza ukuntu ipamba rihingwa, ukuntu ibisheke bihingwa, icyayi, byose tugenda dushyiraho video kuri video. Ni mu gihingwa cy'umunsi kuri Mukire TV. Hanyuma ibi ni bimwe muri cash crops twabateguriye. Ikindi kibazo cyose wagira kijyanye n'ubuhinzi, ubworozi, ikoranabuhanga ryo uzajya urikurikira ukurikije na video tugenda dushyiraho zijyanye n'ikoranabuhanga. Ngira ngo nabyo tugenda tubishyiraho. Wowe genda ukore subscribe. Ikibazo cyose wagira ukurikije video ya Mukire TV warebye, watwandikira muri comment cyangwa se ukajya muri group yacu ya WhatsApp 07889318. Aho tugenda tuganira twisanzuye. Thank you for watching.